eh, nuko ubushize iyi video cyakora ntabwo nkuko babwiye ntabwo nyitindaho. Ni video nakoze ndumva iri ari nyewe none mushobora kuza kurisha kumwe mukabisha kubyimbikaho mukabyiga buhaye mu buryo bwimbitse urwo ruherekane rw'ubuhanuzi. Icyo mbibutsa nuko ubwo buhanuzi nkuko nanone mu gihe iyo dusomye muri Daniel igice cya 8 umurongo wa 17 tubona ko bari ubuhanuzi Daniel yahawe yaramaze kubwirwa kubiyerekanye n'ukuntu ibyera by'Imana byari buzasiribangwa, maze ngo Daniel biramubabaza cyane aribaza atari ko se Mana bizageza ryari. Noneho ku murongo wa 14 igice cya 8 umurongo wa 14 bwo yabwiwe ngo imyaka ikwagomba imyaka 2300 ko kuzabanza igatambuka kugira ngo noneho ngo icyo gihe cy'ubuturo ubwo buturo bwera noneho bushobora kuba bwatunganywa nkuko bitwa twavuye ku mirongo ubanza bavuga ko ngo ubwo buturo bwera bwari kuzasiribangwa. Urumva kugira ngo kumva ku muntu wari warize ikigo cyerekeranye n'ubuturo bwera z'ukuntu hari ahantu hadashobora kugerwa n'uwari we wese, ariko nakumva ngo ubuturo bwera buzasiribangwa. None haribaza ati ibyo ntabwo byashoboka, ati Imana ibyo byagiza ryari? Ngo yabaye nk'umuntu urwaye, ariko noneho ngo Imana iramubwira abamarayika bavuga ati ibyo ngibyo ati 2300 soirée matin, mbese uko bwije imyaka iminsi 230 uko bwije bukira cyangwa se bigira ngo n'imyaka 2300 ati nyuma y'icyo gihe ubuturo bwera buzezwa. Ariko noneho ku murongo wa 10 wa gice cya 8 umurongo wa 17 Imana namubwira iti ntabwo ibyo ngibyo ari mu gihe cyawe Daniel, ati ko nicyo mu gihe cya nyuma. Nkuko bushe rero nababwiye ntacyo byari bifite kuba byari bimumariye kugira ngo mu myaka hafi 600 mbere y'ivuka rya Kristo ngo noneho Imana imujye kumuha umucyo w'ibintu birebana n'ibizaba mu 1844. Ntacyo byari kuba bimumariye. Niyo mbabwiraga ati ibyo ntabwo byo mu gihe cyawe. None igihe rero kigeze Imana yatanze umucyo ngo iwuha umuhinzi witwa Mirere, ntabwo icyo kigo nabwo twagisoma cyane muzabitwa amateka yacyo. Uwo Mirere tubibona nko mu nzandiko zibanze mu Gifaransa ni kuri page yaho 229 ku isura yaho ya mbere no umuntu yahera. Nimba tubwira ko n'ukuntu abamarayika barazaga bakamwegera bakamwigisha. Uyu mugabo yari umuntu wari ufite nayo gushidikanya ku bintu by'Imana, ariko noneho kuko umutima we wahora ukeye, yari umuntu bwo ushaka gusobanukirwa. Imana yashimye ibifite uburyo ikoresha umuntu ikorera mu muntu wari wese, igira itangira kumwereka ukuntu ishaka kugira ngo imukoreshe, noneho umuha ukuri. Imwereka aya matariki ahwanye amatariki 3 ariyo umwaka wa 1677 mbere y'ivuka rya Kristo n'umwaka wa 455 mbere y'ivuka rya Kristo, yongera kumana uriya mwaka wa 508. Imyaka 3 noneho ayiheraho atangira kwiga ibintu by'ubuhanuzi. Nibwo hari ubuhanuzi nanone bwari bwaravuzwe bwerekanye n'imyaka 2520. Ibi ngibi bikaba byararebaga igihe Imana yari yarahaye ubwoko bwayo. Ubwo twabisoma mu gitabo cy'Abalewi igice cya 26 umurongo wa 18 niho Imana yari yarabwiye ko ngo niba yumvira bakazagera nayo azabakuba ubwoko bwayo, ariko ngo niba yigomera ngo ikizabakoraho ngo izabahana inshuro 7. Izo nshuro 7 rero bavuga ngo 7 cyangwa inshuro 7 iyo ufashe ku 7 tugakuba 12 mbese igihe n'umwaka, noneho bikaba amezi 48. Amezi 48 rero bwahoyanye n'iminsi 2520. Icyo kigo nacyo numva nagitanze nacyo kirahari, muzashobora kuzareba ubwo buhanuzi bwerekeranye n'iby'imyaka 2520. Noneho iyi mwaka wa 2520 niyo tujye kubanza rero duheraho turebe icyo Imana yari ibabwiye. Nanone uko ngarutse gato nuko uyu mwaka wa icyo kigo twize cyerekeranye n'imyaka n'ubuhanuzi bw'2520 nabyo biragenda bikakurira mwaka wa 1844.
none twice tubona umuntu wagumya kwibaza ngo kuki Imana iri kutubwira uriya mwaka w'1844 nizo mpamvu kuri uriya mpamya tugiye kubona bitwereka ko uriya mwaka koko hari ikintu Imana yabaga iri gutegura. Reka twihute gato ko numva afite byinshi kandi numva nshaka ko twaganira, ariko reka mbengire nyuza muri makeya uko ibyo bintu bimeze kugira ngo imirongo nyibereke. Nuko muri uyu mwaka wa 677 nk'uko tubibona mu gitabo byo ku ngoma, mu gitabo cya kabiri ku gice cya 33 umurongo wa 10, aho batubwira igihe Imana yari ishizeho irangira ry'ubutegetsi bw'ubwoko bw'Isirayeli, n'ubwoko bw'Ubuyuda. Abayuda mwibuke ko Isirayeli yari yaragabanyijwemo ibice bibiri, hari igice cy'amajyepfo cyabaga ari ubwami bw'Abayuda, none igice cy'amajyaruguru cyari kirimo amami 10. Ayo mami 10 yo yari yaramaze gusenyuka neza, byararangiye batakibaho, barajyanywe n'iminyago byararangiye, ahubwo rero ubwami bw'amajyepfo bari bwo bw'Ubuyuda. Abo ngabo nabo ngo kuko bari bafite umwami nawe wakoraga nabi cyane witwa umwami wabo Manase. Icyo gihe ngo abasiriye baramufashe bamujyanaho iminyago. Abo bwoko abasiriya abo ngabo nibo bwari ubwoko bukomeye mbere y'uko nanone haza ampire ya Babuloni ya Nebukadineza. Abo nibo bari bakomeye mbere ya Babuloni. None abo ngabo bafashe ngo uwo mwami Manase bamushyiraho, baramuboha bamujyana nk'umunyago. Kuva icyo gihe ubwo bw'abahanuzi bari barayemerewe ubwabo bavuga ko ngo nibatagenda mu nzira y'Imana ko ngo bazahanwa inshuro 7. Kuva icyo gihe bahise ubwo bahanwa burundu, ntabwo bari kuzongera kuba ishyanga rikomeye kuko Imana yari yarabateguye ngo babe ishyanga rikomeye rishobora kuba ryanororeye, ryari ritereye amahanga yandi yose ubwoba, ndetse rishobora kuba ryabakorera batapfa kurihangara. Ariko kuba icyo gihe nyine ubwo ngubwo iryo shyanga ryari rivanyweho ubuntu bw'Imana, ubwo ryari rigiye kuba nk'andi mahanga yandi yose bashobora gukubitwa uko bashatse bakamererwa nabi. Ubwo rero kuva muri uwo mwaka wa 677 ubwo bari bajyanyweho iminyago, bari bagiye kuba rwose ubwoko budafite buhagaze, ndetse uko kugwa cyangwa kujya mu bizira byakomeje kubajyana birabajyana bagera mu mwaka wa 500, umwaka wa 600, hafi umwaka wa 600, noneho bagira ubwo bajyanwaho n'iminyago bajyana i Babuloni. Mbese bagumye gukora ibibi ku buryo Imana ibareka bagerwaho iminyago bajya i Babuloni. Dore noneho ko byagenze nuko uyo myaka yo dushyizeho bya myaka 2520, ubwo buhanuzi bw'imyaka 2520, ubwo mwafataga karamu nabwo mukabibara. Iyo kuva muri uriya mwaka wa 677 mbere y'ivuka rya Kristo, wongeyeho uriya mwaka wa 2520, biragenda bikagwa mu mwaka w'1844. hariya nandika 1844 na 1843. biriya ni ukubera karandiriye zitandukanye zaba ziri kuzakoreshejwe, ntabwo twakwirirwa ariko kuri karandiriye yacu dukoreshwa ubu ngubu nuko bihura n'umwaka w'1844. none kuri karandiriye yakoreshwaga n'ubwoko bw'Imana Abayuda yari yo byabaga umwaka w'1843, kuko bo umwaka utangira mu kwezi kwa gatatu. ubwo urumva rero ntabwo nizo mpamvu ngiye mbita kwishyiramo iriya myaka y'umwaka ari 2 kuriya, kugira ngo n'ubundi bidatera bamwe rashaka kubibona. Ariko none dufata twebwe kuri kalendari dukoresha ko ari dufatura mwaka w'1844, kuko niwo uri kugenda n'ubare turi kureba tugana ngo. Noneho murabona ko uriya buhanuzi buduhamirije uriya mwaka. Noneho uriya mwaka wundi none Imana yari yarahaye Daniel nako yahaye uriya muhinzi uriya mu Mireri uwo mwagana 557 mbere y'ivuka rya Kristo. Ayo no dusoma amagambo muri Esidrasi cyangwa se Ezira mu gice cyawo cya 7 umurongo wa 9. Aha no batubwira nyine igihe ubwoko bw'Imana bwari bwarajyanywe i Babuloni,
bwari buhawe umwanya wo kugira ngo busubire iwabo bajye kongera bajye gusana Yerusalemu, kuko ubuhanuzi bundi bwababwiraga ko ngo bazabona imyaka 70 mu bunyage, ariko noneho nyuma yaho bakongera bakagira bate bagasubira bakajya gusana Yerusalemu, bakongera bagasenga Imana yabo. Ni ukuvuga ngo bakava mu bubata, ngo twongera tubihuze na cya kintu cyabikirwa nyine Imana duha cyo kuvuga ngo cy'ukuntu Imana tubatura mu bubata ikatujyana mu buce mwiza. Aha ngaha ni ukuvuga ngo iki gihe bari bagezemo cyari igihe bari bagiye kongera gutegura ubwoko bw'Imana kugira ngo bwakire Kristo, kuko igihe cyari kiri hafi cyari cyegereje, kiri hafi kugera. Aha rero noneho ubwo bari bahawe imyaka y'2300. Iyi myaka y'2300 bari bahawe nk'uko twibona muri Daniel igice cya 14, iyo myaka bari bahawe nayo yishyize kuri ya mwaka wa 457 mbere y'ubuka rya Kristo, nayo ubwo fashe ikaramu kabibara neza n'imibare cyangwa calculatrice urahita biguha umwaka w'1844. nabwo urumva ko cyagihamya nababwira. Twongera twibaze kuki Imana iri kugenda twere kuri ya mwaka. Tukongera no tugafata muri uyu mwaka nanone tubonamo muri igice cyaho cya Daniel igice cyaho cya 9 ku murongo wa 24 niho nanone bongera kuduha ibyerekeranye n'ibyo byumweru 70. Ibyo byumweru 70 bihanye n'iminsi 490, none bikaba byo nanone bihanye n'imyaka 490. Mu buryo bw'ubuhanuzi umunsi uhanye n'umwaka, icyo kigo numva nagitanze ntabwo nabisubiramo cyane, ariko mwahita mujya kubira mukayibona. Ruvuga ngo ni imyaka 490. Nufata noneho uriya mwaka wa 457 ukongera imyaka 490 biduha umwaka 34. None tukibaza ati umwaka 34 habaye iki? Mu mwaka 34 nusoma mu byahishuwe oya nako mu byakozwe n'intumwa igice cya 754, aha ngaha niho ubwoko bw'Imana bari baranze umucyo wa Kristo. Abo abafarisayo bose bari banze umucyo, abo nibo ngo bari babambye na Kristo. Abo ngabo ngo nibwo bari bageze bakoze noneho nibo kuri bigiye cyabo cyari kirangiye cya nyuma cy'imbabazi cyari kirangiye, ngo bateye amabuye umugaragu w'Imana Stefano. Noneho ubwo niyo igihe kirangira agira imbabazi byabo igihe cyari kibaye. Ni ukuvuga ngo bari bahakanye neza bwa butumwa bw'Imana yabari yabageneye bwo mu kwakira Kristo umucunguzi wa wundi Adamu yari yifuzaga kuzabona, n'abandi ndetse bakurambere bose bifuje kuzabona. Ariko noneho abo byari bisohoreyeho bo ntabo bamwakiriye, ahubwo baramwanze, baramutera, baramwica. Noneho bakurikiraho no kwica noneho n'abandi bose bashaka gukurikira Kristo. Ibyo mwongere tubishyira nanone muri cya kigwa twabonye dutangira ko hari izo nzira ebyiri. Bamwe bari mu nzira nk'iya Kayini, abo ngabo n'ubundi baba bafite umutima mubi wo kwanga abagenda mu nzira mu bakora ibyiza. Hari uwo mworera w'ubugome n'ubundi uba uri hagati y'ikiza n'ikibi, y'abakurikira Kristo n'abakurikira Satani. Ubwo rero aha ngaha ni ukuvuga ngo Abayuda imbabazi zari zibakuweho, ariko noneho tukibuka ko nubwo zari zibakuweho bwose, ni uko mu mwaka wa 27 ayo magambo yo mwaza kuyisomera nanone ayaboneka mu gice cya 7 cy'Abaheburayo mu gice ku murongo wa 12. Aho ngaho niho batubwira ko ngo igihe nanone cy'ubutambyi bwari abari bakoraga mu gihe cya kera cyose, aho baga batamba ibitambo bishushanya Kristo. None ubwo Kristo we yari yiyiziye mu mwaka wa 27, nk'uko mu mwaka wa 27 ni ukuvuga ngo ubutambyi bwari buvuye mu muryango w'Abalewi, aho bwari bugiye kujya mu muryango w'Abayuda. Nk'uko nanone ijambo ry'Imana ryavugaga ko uwo mukiza n'ubundi azava mu muryango wa Dawidi. Ubutambyi rero icyo gihe bwari buhindutse. Ari nabyo nanone tugarutse kuri ya shusho twize kuri cya kigo cya mbere twabonye yuko ngo umurimo Kristo yagomba kudukorera nk'uko wari wigishirizwaga mu mihango y'ubuturo bwera. None icyo gihe ibyo by'ibitabo byose byari bivuyeho, noneho wa wundi byashushanyaga yaragize ate yarahageze, noneho ari ugiye kuba igitambo.
none ubwo agakora iki, niho agakora n'umurimo w'ubutambyi. ubwo ni ukuvuga ngo rero igihe cy'ubutambyi kuri bo cyari ku bayobozi bakoraga uwo murimo, abo batambyi igihe cyabo cyari kirangiye, ahubwo umutambyi mukuru yaramaze kwima, igihe cyari kigeze, ubutambyi bwari bugeze kwimuka. nuko muri uyu mwaka wa 27 mu buhanuzi bw'ibyumweru 70 bari buhuye n'imyaka 490, bigaragara ko nanone biduha indi tariki nanone y'umwaka wa 31, ubwo nyine Kristo yagomba kuba igitambo, akamena amaraso ku musaraba kugira ngo noneho ngo dushobore gukira. uwo mu byo byemezwa ni ukuvuga ko umuntu wari kuba warize ubu buhanuzi bw'ibyumweru 70 akabona ibintu byose koko byarabaye, ndetse ni muri bimwe byatumaga uwo muhinzi Mireri yarabonye ibyo bintu byose bikarushaho kumutera ishyaka no kwishima cyane, avuga ati mbega koko ibintu Imana iduhaye ukuntu biba bimeze neza koko bifatika. nibyo byatumaga nahera aho ngaho, noneho bikamujyana kure, akareba agatera amaso kuri uriya mwaka w'1844. ubwo ndagira ngo mbabwire ko ibyo ngibyo ubwo yaragaruka kubyiga mu mwaka w'1818 nibwo yaramaze kubisobanukirwa neza. yarwo yaratangiye mu mwaka w'1816 nibwo yatangiye kubyiga, noneho abisobanukirwa neza ko mu mwaka w'1818 we agahita avuga ati mu myaka 25 iri imbere koko hari ikintu kizaba. noneho we yari yumvaga ko ngo ubuturo bwera ngo buzezwa kubera inyigisho z'ibinyoma bari baragiye bigisha mu gihe cy'umwijima cy'ubunyoma bari bwaraje. abantu bari barataye kwa kuri bayibigishijwe kera kose, ku buryo noneho cya kigo cyerekeranye n'ubuturo bwera muri bo batari bakibyibuka. noneho bagatangira bakavuga ngo ngo mbese ngo ubuturo bwera buzezwa, ngo ni ukuvuga ko icyo bitaga ubuturo bwera babonaga ko ari isi, ariko bakirengagiza umuwa mirongo twabonye ya mbere yo mu Kuva igice cyaho cya 25 umurongo wa 8 n'umurongo wa 9, kuko ubwo Imana yabwiraga Mose ngo nayiremere ubuturo ngo azaturane nabo, yari yamubwiye ngo narebe ubuturo buri mu ijuru, arebe ishusho yabwo, ngo noneho nawe akora ubuturo bumeze nkabo. aricyo cyavuga ko cyashije gusobanura ko n'ubundi umurimo Kristo yabaga gukora ntabwo agomba kuzawukora muri ubwo buturo buri hano ku isi, ahubwo ni ubuturo buri hehe, buri mu ijuru. icyo kintu urumva ko hari ikintu bene data ahantu bose ibintu niho bitwereka ko burya ngo hari igihe ukuri gutakara, abantu noneho hasigaye bakajarajara ntibashobora gusobanukirwa n'aho bageze. urumva ko nk'icyo kintu nk'uwo murongo iyo baba barazirikanye icyo kintu Kristo agomba kudukorera, ntabwo bagombaga kugira ugucanganyikirwa mu mutwe ngo noneho bajye kuvuga ngo ubuturo bugomba kwezwa mu isi. ariko rero kubera ko iyo nyigisho zari zimenyerewe bose, abantu babaga bigisha ibinyoma hirya hino, abantu babaga barafashe ubuturo bwera ngo barabufashe, bavuga ngo ubuturo bakumva ko bagahita kuva ko bari kubishyira kuri iyi si. ariko ubuturo bwera bavugaga buzezwa bwari ubuturo bwo mu ijuru. ariho noneho natwe twubona cya kigo kitubwira ko ngo Kristo noneho kujya kweza ubuturo bwera, ibintu byakorwaga n'umutambyi rimwe mu mwaka, wa mutambyi mukuru. aricyo bitwereka ko noneho Kristo bwera yaragize ati yarateye intambwe agiye kwinjira ahahera cyane kugira ngo akore ko wa murimo wa nyuma urebana n'urubanza. turabigarukaho gatoya, ubwo ndagira ngo ndusheho gutsindagira icyerekana n'uriya mwaka w'1844. ubwo tumaze kubona ya matariki abiri Mireri yari yahawe, ari noneho yose akaba ari guhamya biriya bintu. noneho ku byerekeye mu myaka y'2300 byo noneho tukarushaho gutsindagirwa na biriya byose byari byarabaye, kuza kumukiza ku myaka gutangira umurimo kwa Kristo mu mwaka wa 27, mu mwaka wa 31 mu kubambwa, no mu mwaka wa 34 gutera mu Stefano, imbabazi zikaba zikuye ku Bayuda. rya shyanga Imana yari yarateguye kugira ngo ritegure isi kwakira Kristo, aho kugira ngo nabwo naryo ubwaryo ryitegure ngo rimwakire, ahubwo rikamwanga ndetse rikanamwica, bigatuma ndetse n'isi nanone nayo idashobora gusobanukirwa iki.
ibi byose uko byari ibintu kwari ukuri koko kugaragara, byatumye noneho umugaragu w'Imana wari kwiga ubuhanuzi, ya magambo Daniel atari yarasobanukiwe mu gihe cye, noneho ubwo akaba ari gusobanuka, bituma noneho ko yemeza avuga ati koko ibi bintu koko bifite ishingiro. Reka umwaka noneho ukurikiyeho noneho ni umwaka wa 500